Niki uhaye umwanya wawe? Niki uhaye umwanya wawe mu buzima bwawe ubayemo? Wakagombye kwibaza, ese niki negeye amatwi mu buzima bwanjye? Ese ni ijambo ry'Imana? Ese ni amagambo y'urucantege? Uri Imana y'ineza, uri Imana y'ubushobozi n'ubutware, uri Imana ihindura amateka, uri Imana uhindura ibyanze guhinduka. Aka kanya ndaguhamagaye nyagora ku ngoma Imana, ngwino ubane natwe muri ino nyigisho. Njyewe ubwanjye ndi umukozi w'imburamumaro, ntacyo nabasha kuvuga utanshyigikiye. Ndakwinginze kugira ngo nkubere umuyoboro wivuganire n'ubwoko bwawe. Ibyo ushaka n'ibyo ushima abe ari byo biganza mu izina rya Yesu, amen. Ndagusuhuje mwene data wowe ufashe umwanya wawe ugahitamo gukurikira inyigisho za Ikamba Calvary TV. Nawe uje ari ubwa mbere, twagusabaga kugira ngo uze gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona inyigisho zitambuka kuri ino shene, inyigisho zigamije guhindura ubuzima bwawe kandi zigamije kugira byinshi zikwigisha mu buzima ubayemo. Kuri uno munsi wa none, Mwuka yashize ku mutima wacu ijambo rivuga ngo ibibazo 5 buri mukristo wese yakagombye kwibaza buri munsi. Ibibazo ndagira ngo bize kubyumva. Ibibazo 5 buri mukristo wese yakagombye kwibaza buri munsi. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Migani. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Migani ibice 4 umurongo wa 20 kugeza kwa 26. Muri ino mirongo kuva kwa 20 kugeza kwa 26 niho turi bukure ibi bibazo 5 buri mukristo wese yakagombye kwibaza buri munsi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imigani ibice 4 duhere ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 26. Bibiliya iratubwiye ngo mwana wanjye ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga, nibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ariho iby'ubugingo bw'ababibonye, bikaba umuze muke ku mubiri wabo wose. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi urinde ururimi kuvuga iby'ubugoryi, urushyire kure yabyo. Kandi urinde ururimi ruvuga iby'ubugoryi, urushyire kure yawe. Boneza amaso imbere yawe, ugumye uhatumbire. Tunganya inzira y'ibirenge byawe, kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Amen. Ikintu cya mbere buri mukristo wese yakagombye kwibaza buri munsi, ni ku murongo wa 20 ahavuga ngo mwana wanjye ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga. Buri mukristo wese yakagombye kwibaza, ese ni iki negeye amatwi? Ese ni iki utegeye amatwi muri ino minsi? Ni iki utegeye amatwi, cyangwa se ni iki uhaye umwanya wawe? Ni iki uhaye umwanya wawe mu buzima bwawe ubayemo? Wakagombye kwibaza, ese ni iki negeye amatwi mu buzima bwanjye? Ese ni ijambo ry'Imana? Ese ni amagambo y'urucantege? Ese ni amazimwe? Ese ni iki negeye amatwi? Ese utegeye amatwi ibyo abantu bakubwira yuko inzira wagannyemo yo gusenga ari inzira y'ubupfu? Ese utegeye amatwi
abantu bakubwira yuko ugomba kujya kuraguza? Ese utegeye amatwi abantu bakubwira yuko ibyo wahisemo, ibyo wiyemeje, ibyo watuje akanwa kawe Yesu wakiriye ari ibintu cyangwa se ari ubuzima budafite icyerekezo? Cyangwa se uteze amatwi amagambo aguhumuriza, uteze amatwi inyigisho nk'izi zigamije guhindura ubuzima ubayemo? Ese ni ibiki uteze amatwi? Ese ni ibiki wumva? ni izihe ndirimbo wumva? Ese ni iz'Imana cyangwa se amatwi yawe yaharira ibintu bidafite epfo na ruguru? Ibyo ugaburira umutima wawe nibyo bikugira uwo uri we. Ibyo ugaburira ubugingo bwawe nibyo bikugira umuntu wawe w'imbere. Niba mu buzima ubayemo ubayeho ubuzima bwo gutega amatwi ibiganiro bidafite epfo na ruguru, ibiganiro bidafite aho byakugeza, ibiganiro by'urukozasoni, ibiganiro bidafite akamaro byakungura mu buzima ubayemo, ndagira ngo uhindukire ujye utega amatwi inyigisho nziza, inyigisho zifite aho zagukura, inyigisho zisengeye, inyigisho zivuye ku Mana, zifite ubutumwa bwo kukwigisha muri ubwo buzima ubayemo. Ikintu cya mbere njyewe nawe twakagombye kwibaza buri munsi, ese ni iki negeye amatwi? Ni iki maye umwanya wanjye? Ni iki amatwi yanjye nyahaye? Cyangwa se ni iki maye umwanya wo kumva? Icyo ni ikintu cya mbere buri mukristo wese yakagombye kwibaza. Ikintu cya kabiri, ese ndi kurinda umutima wanjye? Ni ijambo riri hano ku murongo wa 23. Hari ijambo rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ese ndi kurinda umutima wanjye? Ese ndi kuwurinda gukomereka? Ese ndi kuwurinda amagambo ansubiza inyuma? Ese umutima wanjye ni ibiki ndi kuwugaburira? Umutima wanjye ni ibiki ndi kuwushiramo? Ese umutima wanjye ndi kuwubibamo urwango cyangwa se ndi kuwubibamo urukundo? Ese ndi kurinda umutima wanjye? Ese umutima wawe mwene data uwujujemo gukunda abantu cyangwa se uwujujemo urwango, uwujujemo ishyari, uwujujemo uburyarya? Ibyo ni ibintu ugomba gukura mu mutima wawe. Umutima wawe ukawushiramo umunezero, ukawushiramo gukunda Imana, ukawushiramo kubaha Imana no kuyubahisha, ukawushiramo kuba mu nzira Imana ikwishimiye. Ndagira ngo ubwire mwene data, umutima ni ikintu gikomeye. Umutima wawe nuwushyira imbere y'Imana ukabaho ubuzima bunejeje Imana, Imana izakwishimira. Njyewe nk'umuntu cyangwa se undi muntu wari we wese wabasha kumubeshya, ariko Imana ntiwayibeshya kuko Imana ireba mu mutima. Ndagira ngo ubwire yuko ibiri mu mutima wawe nibyo bizasohoka imbere, cyangwa se nibyo bizasohoka inyuma abantu bakabibona. Mu mutima wawe gerageza ushiremo ibintu byubaka sosiyete, ibintu byubaka abo mubana, ibintu byubaka abakuzi bakumenyeho kuri umuntu ukunda Imana, kuri umuntu w'inyangamugayo, kuri umuntu ugira umutuzo, kuri umuntu ukunda abantu, kuri umuntu ukunda ibiri mu murongo cyangwa se ibidafite utunyanganyanga cyangwa se ibidafite epfo na ruguru. Ndagira ngo ubwire neza yuko nubaho ubuzima buhesheje Imana icyubahiro, Imana izaza mu buzima ubayemo ihindure ibintu byose bigukikije. Nurinda umutima wawe, ijambo riratubwiye ngo urinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Umutima wawe nuwugaburira amasengesho, nuwugaburira urukundo, nuwugaburira ubugwaneza, Imana izaza muri iki kibazo cyawe igihindure. Abantu benshi bishwe n'uburyarya, bishwe n'ishyari, bishwe n'inzangano, bishwe no kubeshya, ariko Imana irifuza yuko wowe uteze amatwi inyigisho, ibyo byose ubireka ugahindukira ukagana inzira y'Imana. Ikintu cya gatatu buri mukristo wese yakagombye kwibaza buri munsi, ese nirinda kuvuga ibidafite umumaro? Nirinda kuvuga ibidafite umumaro. Ni ku murongo wa 24 hari ijambo rivuga ngo ikureho umunwa uvuga iby'ubugome
kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, ngo kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Abantu benshi babayeho ubuzima bwo kuvuga abandi, bwo guteranya, bwo kuvuga nabi bagenzi babo. Umuntu umuvuga neza muri kumwe, mwatandukana ukamuvuga nabi. Ibyo bintu ntabwo Imana ibikunda. Abantu benshi babayeho ubuzima bwo guca intege abandi. Ururimi rwawe rufite imbaraga yo kukuzanira ubugingo cyangwa se rukakuzanira urupfu imbere y'amaso y'Imana. Ururimi rwawe nurutoza kujya uvuga ibyubahisha Imana, Imana izakwishimira kandi Imana izaza mu buzima ubayemo ikunezeze. Nugerageza kubaho ubuzima bufite kubaha Imana mu byo uvuga, mu byo uganira na bagenzi bawe, kuri telefone, ibyo uvuga. Uri umukristo ukunda kubeshya, uri umukristo uratukana. Ibyo ni ibintu Imana idashaka. Uri umukristo urateranya, ururimi rwawe uruvugisha ibintu bidafite epfo na ruguru. Ijambo ryatubwiye ngo ururimi rwawe urukureho amagambo y'ubugome, ngo kandi amagambo y'ubugoryi ngo yashyire kure yawe. Iri ni ijambo ry'Imana, si amagambo yanjye. Imana iragusaba ko mu byo uvuga byose biyihesha icyubahiro. Ikintu cya kane buri mukristo wese yakagombye kwibaza umunsi ku wundi: ese ni iki ngaburira amaso yanjye? Amaso yanjye ni iki ngaburira amaso yanjye? Ku murongo wa 25 hari ijambo rivuga ngo boneza amaso imbere yawe ugumye uhatumbire. Ese amaso yawe atumbiriye ibiki? Atumbiriye filime z'urukozasoni? Atumbiriye ibintu bidafite epfo na ruguru? Amaso yawe ni ibiki uyagaburira? Ese uyagaburira kuba mu masengesho? Ese uyagaburira gusaba Imana yishurirwa? Ese uyagaburira gusaba Imana kugira inzozi nziza? Ese uyagaburira ibiki? Ni ibiki ugaburira amaso yawe? Iki ni ikintu njyewe nawe nk'abakristo dukwiriye kwibaza buri munsi. Ese ni iki ngaburira amaso yanjye? Ese ni iki utumbiriye muri ubwo buzima ubayemo? Ni iki utumbiriye? Ndagira ngo ubwire neza yuko nubaho ubuzima bwubahisha Imana mu byo ureba. Abantu benshi bareba ibintu bidafite epfo na ruguru, iby'urukozasoni, ibintu bitanejeje Imana. Ni iki ugaburira amaso yawe? Imana irifuza yuko mu byo ukora byose ubaho ubuzima buyinejeje. Ibyo ugaburira amaso yawe niba byari bibi ubihindure, utangire ugaburira amaso ya ibintu byiza, ibintu bifite icyo byakungura mu buzima bwawe nk'umukristo. Ikintu cya nyuma aricyo cya gatanu umukristo wese yakagombye kwibaza mu buzima abayemo: ese aho njya hose Imana irahishimiye? Aho njya hose, aho ugenda Imana irahishimiye hose? Ni ijambo riri ku murongo wa 26. Mwibutse yuko ibi bintu byose turi kubikura mu gice cya 4 cy'Imigani. Twahereye ku murongo wa 20 utugeze ku murongo wa 26. Turi ku ijambo rivuga ngo ese aho njya hose, ingendo nkora zose, Imana irazishimiye? Ijambo riratubwiye ngo tunganya inzira y'ibirenge byawe, ngo kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Aho ujya hose. Hari abantu babyuka akumva afite gahunda yo kugenda gusa nta cyerekezo. Aho ugiye banza ufate icyerekezo. Wigenda nk'utazi iyo ujya, wigenda nk'udafite ahantu hazima ugiye. Aho ujya hose, ibirenge byawe, uri umukristo, ibirenge byawe byerekeza mu bapfumu, ibirenge byawe urabyerekeza mu marogi kujya gukora iki? Ndagira ngo ubwire neza, aho ujya hazasobanura icyo wizeye cyangwa se icyo wemera. Uri umukristo, mu maboite de nuit uragiye gukora iki? Ibirenge byawe urabijyana iki? Urajyana gukora iki?
uri umukristo, urajya mu ahantu hadafite epfo na ruguru. Imana iragusaba kurinda aho ujya, aho ugana. Uri umukristo wirirwa muri za betingi. Ibyo ni ibintu byose Imana idashaka yuko ukora. Ndagira ngo nkubwire, Imana irifuza yuko ubaho ubuzima buyinejeje. Ibi byari ibibazo 5 njyewe nawe nk'umukristo dukwiriye kwibaza umunsi ku wundi. Icya mbere, ese nicyo utegeye amatwi? Icya kabiri, ese urinda umutima wawe? Icya gatatu, ese uvuga ibifite umumaro? Ese icya kane, ni iki ugaburira amaso yawe? Icya gatanu, ese aho ujya hose Imana irahishimiye? Imana iha ijambo ryayo umugisha, kandi ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ubushobozi n'ubutware, ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe umugisha, uhe umugisha uyu muvandimwe ufashe umwanya we mu bintu byinshi yakagombye gukora muri uno mwanya afashe ateze amatwi y'inyigisho. Data mwiza, umuhe umugisha, umuhe umugisha, uhe umugisha abamukomokaho, uhe umugisha famiye ye, uhe umugisha inshuti ze n'abavandimwe. Ndakwinginze kugira ngo umugirire neza, ibimugoye ubashe kubimukuramo kuko uri Imana. Umwiyereke icyo agusaba Data mwiza, ukimuhera ubuntu kuko uri Imana itimana. Ndakwinginze rero kugira ngo utugirire neza. Musabiye Data mwiza kuzakugiraho umugisha, Data mwiza, ibyo akwifuzaho byose ukabimusubiza, kandi ikiruta byose musabiye iherezo ryiza, iherezo ry'abakiranutsi. Mu izina rya Yesu nsenze twizeye, amen.